reka dusubire inyuma gatoya kuko ntangiye kugira amatsiko y'ubwo buzima bwose. Mm. Wacuruje ihene muri Canada habaye iki mu by'ukuri? Hari ibintu umuntu aba atumva. Gucuruza ihene ntabwo ari ikibazo kuko ni business nk'izindi, ariko gucuruza ihene muri Canada ni ibindi. Umuntu aramutse abyumva yavuga ati ese ni kampani yakoreraga baramubwira ngo nazicuruze, ni ikihe kibazo cyari cyabaye? Wenda nakazi wari wabuze. nakubwiye ihene kugira udatangara cyane, ariko nkutangaje nacuruje n'imbwa. Nzicuruza ni Kigali, nafatiraga imbwa pasiporo hano nkazimanuka ni Kigali washakiye imbwa pasiporo. abanzi Kigali nari mfite company yitwa Kigali Smart Dogs zari zanjye. Uretse washakiye imbwa pasiporo uzivana muri Canada ujya kuzicuruza i Kigali ushinga company. Kenshi gashoboka gendaga ntwaye imbwa najya kuzicuruzayo. Madamu wanjye ku mafaranga y'imbwa umva nkubwiye yari amafaranga y'imbwa akambwira ngo zana n'izindi kandi mvana imbwa muri Canada naramuhishe. Ibyo bintu ni ukuri cyangwa ni ibintu bagukanga nyine kugira ngo uve ku bintu bikaze ari ibintu bya danger ngo ntago byemere kujyana ngo ntago wajya ngo mwishyamba ngo ugiye gutema ibiti ngo ugende ngo ufite ngo ibiryo ngo birimo isosi? Ibyo bintu nibyo nakubwiye kare. Wa dumba bwira abantu by'ishyamba hari ibyo yabahishe. Ibyo birimo. Ngiye nkubwiye ko niboneye icyo bita ours bear iri kumwe n'abana babiri. Turarebana gutya. Ngira ubishoboye no gushira ifoto y'iyo ours bakayireba kuri nusa. Urayifite? Oya, wowe ushoboye kuyishiraho bamenye iyo ours icyo. Yego nta kibazo rwose. Wayishaka ukayishiraho. Ndayireba gutya bavuga ngo ubwoba butuma umuntu yinyarira. Sindi umugabo se simbivuye kuri televiziyo yawe nari nyari. Nukuri kw'Imana. So iyo bear rero uhura nayo. Ibyo nagiye kukubwira. Urs uhura nazo. Inzoka zirimo. Urumva? Inzoka ziri hariya. Ujya kugera ugahura n'inzoka. Urabigenza gute? Inzoka ukayireba. Hari imvura. My friend, niba tugutwaye mu ishyamba tukagusiga mu ishyamba saa 1 za mu gitondo, turaza kugufata saa 10 dutashye. Za nimugoroba. Ugize ikintu ba? Ntufita dushobora kuza tuza kugusura. Tureba ko hari ibintu ukeneye, hari ibiti ukeneye, tukaguha ibiti, tukagira gute. Ariko tuza kugufata mu masaha imvura uko yakubita uko ariko kose. Ngo n'amasaza. Amasaza. Inzuki. Ugera ahantu ugasanga uza amavubi. Usiga umuntu saa 1 za mu gitondo, wajya kumufata ugasanga itama riri hano, ugutwi kuri hano, waba iki? Inzuki zamuriye, yabuze umuntu umufasha. Nk'ibyo byose si ibintu bakubwira ngo biba mu ishyamba. Share, comment, like and subscribe on Emelito TV. Reka nguhe ikaze ho dukurikira umunsi ku munsi utwereka yuko ibintu byose bimeze fresh, katubwire ngo natwe turagukunda kandi tuguhoza ku mutima kuko byose bidufatanyiriza hamwe kugira ngo dushime Uwiteka. So nkuko mubizi rero tujya tugara ibintu byinshi bitandukanye, ariko reka nkubwire ikintu kimwe. Umuntu nakuzaniye, hari ababonye ibiganiro byatambutse twari turi kumwe, hari igitwigeze kumwakira ari kumwe n'abagenzi be, ariko uyu munsi ndashaka kumubwira ngo uyu muntu yanyuze mu bintu bitandukanye. Uyu muntu yahanganye n'ubuzima. Uyu muntu azi icyo ubuzima ari cyo. Uyu muntu yagize ubuzima budasanzwe mu mahanga. Muri Canada arakubitika, aca muri byinshi. Arakubwira ati nta miteto mfite kuri iyi si. Hari ibintu tubamo ugasanga buri gihe duhora tumeze nk'abantu barekereje, nk'abantu bafite igi mu ntoki banga ko rimeneka. Ariko nyamara ukuri nyako no kugira ngo tujye dufashanya, tubwirane zimwe mu mbogamizi twagiye duhura nazo mu buzima twagiye ducamo. Uvuga uti ariko ubu nakwigira iki kuri uyu muntu? Ni iki nahindura mu mateka? Ninde muntu ushobora kuba we bitewe nuko hari ikintu nize cyangwa se hari ibyo mbwiwe? Ntatinze rero reka nakire uyu mugabo. Bikoye papa. Salama. Umeze neza cyane? Umeze neza. Ibintu ni amahoro? Ni amahoro. Ubushize twarakwakiriye, twagize topic nziza cyane. Wanatwemereye ko tuzagira part 2 yayo. Tuzayikora. Aho twavuze impamvu umu ex impamvu umuhungu asubira ku mu ex. Iyo ngiyo ni part 2 tuzayiga. Iyo ni part 2. Tuzabigaruka. Ariko ndashaka kugira ngo noneho uyu munsi tujye mu buzima bwite bwawe.
hari abantu bavuga bati ariko uriya muntu waganiraga kuriya uriya muntu umeze kuriya ubundi gisa ni muntu ki impamvu wenda mbese mvuga izina rye nuko n'ubushize twagarutseho tugira introduction reka twinshi mu kiganiro neza tudatinze utubwire umuntu ashatse kugira ngo amenye ngo gisa ni muntu ki ubushize watubwiye ko wamaze imyaka irenga 10 muri Canada reka dutangire noneho utubwira uyu muntu tubona ahangaha ni muntu ki ubuzima twumvishe bukakaye yanyuzemo n'ubuhe ubwo ninjye wabyumvishe ndashaka kugira ngo tubisangize n'abandi nta kibazo reka nongere mbisubiremo mu mazina nitwa Gisa nkaba maze igihe kitari kinini cyane ni imyaka irenga 17 muri Canada imyaka irenga 17 muri Canada kuko nibutse neza nageze muri Canada 2007 uri 17 nigeze ahubwira narenga irarenga voilà nageze 2007 mu kwa 9 niko nageze muri Canada hanyuma rero abantu benshi twagiye tubigarukaho turababwira ngo hari testimonies zimwe na zimwe tugarukaho hari abantu tujya tugenda tubasangiza ariko bakababwira ubuzima icyari cyo bakababwira kubaho icyari cyo sa nk'utubwira ukigera muri Canada wabaye huti impamvu tubigarukaho akenshi hari abantu badukurikiye bavuga bati aya mahanga turashaka kuyajyamo ariko ni nabyiza kugira ngo umenye yuko nayo mahanga atari ijuru rito nk'uko baritekereza bumve ko ari ugushaka ubuzima nk'ahandi hose bumve ko ari ubuzima umuntu acamo ari ibintu acamo bitandukanye ari inzitane nk'izo yacamo ari mu gihugu cye ahubwo yumve ko ari ubutaka atijwe bwo kugira icyo akoreraho ariko akibuka yuko hari inkomoko afite Malito mvuze Canada navugamo byinshi navuga byinshi cyane muri Canada ariko icyo nakubwira ni igihugu cyiza kirimo ibintu byiza byinshi ibibi byinshi ni ukuvuga ni ahantu uhitamo icyo ushaka kandi uko ugihise hari uwahitamo ibibi se oya hari ibibi hari ibibi bisa n'ibyiza wari ubizi unyicishije amatsiko ahubwo hari ibibi bisa n'ibyiza nk'ubu ushobora kugera kuri banki bakakubwira sha uremewe waguha nka miliyoni 10 ndayemerewe se rwose reka tuguhe miliyoni 10 icyo si cyiza se cyiza cyane ariko nanone ni kibi cyagukoraho mu buryo utazi cyagukoraho mu buryo utazi kuko baba bakubikije amafaranga kugira bazayagusabe n'inyungu ni ikintu cyiza muri ako kanya ariko nyuma gishobora kukubera ikibi mu gihe utabyitondeye mu gihe utabyitondeye so urumva ibyo byose ugenda urwana nabyo urumva nageze hano mfite imyaka nuje imyaka 22 muri Canada umva ko nari ndi umusore icyo gihe uri umusore ukagera ahantu uvuye mu gihugu nta kintu ufite uvuye mu gihugu uri mu maboko y'ababyeyi ukagera hano ukirekura ibintu byose bakakwereka ko ari ibyawe n'ibitagukwiriye bakakubwira nabyo ni ibyawe ni ibintu bigoranye tagiye ko nyicisha amatsiko ni ibintu bigoranye so ibyo byose urwana nabyo niyo mpamvu nakubwiye ngo ni ahantu hari ibintu byinshi none uhitamo icyo ushaka harimo ibibi n'ibyiza rero udafite ubwenge cyangwa udafite abantu bagufasha mu kwiyinstalla cyangwa kwiyintegra niho usanga uhuye n'ibibazo so ibyo bibazo rero nabiciyemo byose naciye mu bintu bibi byose bibaho nca mu bintu byiza ukimara kuza ukigera muri Canada wakiriwe nande wakiriwe gute wabaye hehe wanyuze mu biki mu ntangiriro kugira ngo na bya bindi tuze twumvaga bamwe muri twebwe bakuzi cyangwa se bagerageje kuganira nawe kuko abantu babimenye neza uyu mugabo amateka ye ni menshi no kugeza ku rushako rwe ariko ibi byose kugeza naho ngira ngo babinyuzemo yakomeje kubinyuramo ari kumwe n'umufasha we ariko akirwana na bwa buzima bwose nawe yubahwe cyane kuko ngo mu bantu baguteye courage nawe arimo burya iyo ushatse neza uba mwiza cyane sinzi ko icyo kinyarwanda kivugitse ariko ni iyo ushatse neza uba mwiza kandi burya mu buzima bwose uciyemo abantu bose ugenda uhura nabo ni inyigisho baba babi baba beza ariko ukuramo
lesson, ukuramo inyigisho kandi gufasha mu buzima uri kugendamo. Niyo mpamvu utagomba gusuzugura umuntu. Cyangwa kwicuza impamvu wahuye n'umuntu. Ushobora kuba yarakwigishije ikintu wenda cyari kukwangiza mbere, ariko kubera wahuye n'uwo muntu ukaba warize, ugasanga ibintu byinshi urwanya nabyo kandi urabitsinze cyane. Ni muri ubwo buryo. So rero icyo navuga muri make, nahuye nk'uko bivuze, nahuye n'ubuzima butoroshye, ariko byose nashoboye kubivaho. Uko iki gihugu hari ubuzima ushobora gucamo bukakuviramo kwiyahura, kunywa ibiyobyabwenge, kunywa ibintu nk'ibyo, kandi ibyo byose ntabyo naciyemo. Ntago wambona mu nzoga, ntago wambona mu kunywa ikintu icyo ari cyo cyose cy'umwotsi, kandi n'ibyo byose nabiciye. Murumva ko bitoroshye. Buri mwaka ndataha nkajya i Kigali, nkajya mu Rwanda, nkajya guhinga cyangwa guhingisha. Erega no guhiga ntago uvuze nabi, kuko kuri iki gihe dusigaye tuvuga ngo ndi ku gahigo ka daje. Ni ukuvuga ngo nyine ushaka ubuzima. Urumva buri mwaka ndamanuka mu Rwanda, ndamanuka mu rugo, urumva mfite ubwene igihugu, ndamanuka nkamara amezi 3-4, ubukene bwankubita nkahita ngaruka. Urumva ibyo byose ni byiza, cyangwa se inyigisho nakuye muri ibyo bintu. Ariko aho ngaho ubu ngubu bikora iki? Ubu ngubu urabikora? Icyo gihe warabikoraga se? Oya, icyo gihe ntabwo nabikoraga. Umva namaze imyaka igera kuri 14 cyangwa 5 ntarajya mu Rwanda. Myaka ingahe? 15 ntarakandagira mu Rwanda. Habuze iki? Habuze biriya bintu byose. Ugize ngo ni buri muntu wese ujya mu Rwanda. Ariko none se ko iki gihugu gifite amafaranga, ariko twumvishe, ariko abantu bose barwana kugira ngo baze hano bashaka amafaranga. Umuntu uzava hano, ikibazo kibikiye koko. Umuntu uzava hano buri mwaka ngo amanutse i Kigali, aba muri Amerika cyangwa muri Canada, mukurire ingofero. Ni umukozi. Kugira ukuri ibihumbi 2 byawe, wishyura itike ugende, wenda ukoresha ibindi 5,000 byo kwibeshyaho hariya, uri umukozi. Vuga ndi umukozi cyane kabisa. Hanyuma rero reka twinjire noneho mu buzima nyirizina. Uratubwira uti uraje uhanganye n'ibintu byinshi bitandukanye, ubuzima bugiye up and down. Ngewe mu nkuru numvishe dukubise tubangura ngo uri umuntu wabaye mu makaritsiye. Nimvuga karitsiye barumva ko ari ahantu hafi wabaye mu migi itandukanye muri Canada, wabaye muri provinces zitandukanye. Ibyo bintu byarabaye, ni iki cyatuma ujya kuhaba? Ni ubuhe buzima washakaga? Urumva mu province 10 ya Canada nabaye muri 6. Nkaturamo, nkakora, nabayemo. Byagenze bite? Urumva nabaye muri Quebec. Quebec hari imigi myinshi. Nturi muri Canada cyane. Hari ahantu bita Dolbeau-Mistassini, urahazi? Chicoutimi, Chibougamau, urahazi? Aho ni muri Canada. Ntago hazi. Ahantu bita za Grenby. Grenby ni Jamhumba. Trois-Rivières urahazi. Ahantu bita hose narahabaye. Longueuil, urahumva? Ndahumva. Nukuvuga ahantu utazi ni Dolbeau-Mistassini, Chibougamau, Chicoutimi. Nese ko numva icyo ngicyo ari nk'Igiyapani. Oya. Hano ni muri Quebec. Ni amasaha 8 utwaye uvuye hano. So ndahava njya kuba Winnipeg. Ni muri Manitoba. Njya kuba Regina muri Saskatchewan. Bana Saskatoon ni muri Saskatchewan. Njya kuba Calgary ni muri Alberta. Edmonton ni muri Alberta. Njya none kuba mu mujyi mwiza abantu mutazi uwo mujyi, ariko muzagerageze muje kuba ahantu bita Barnaby. Barnaby ni muri British Columbia. So hafi ni kimwe na Vancouver. Vancouver hazi. Yego Vancouver. Mugende ndahumva. Ndabwira abantu bari muri Canada cyangwa batara abari gupanga kuza, mugendere mu kintu bita Fly Over Canada.
ni ikintu cyiza cyane nugera hariya usabe fly over Canada ngira ngo ni ikintu cyiza nabonye aho ubona ocean ubona amazi ubona izi bus ubona zigenda mu muhanda zikinjira mu mazi muri ocean zikagenda urumva na ahantu ubona ko utari muri Canada ugeze mu kindi gihugu kandi uri muri Canada aho ni British Columbia muri Barnaby nawe rero ndagusabye uzagendeyo aho hantu rero ndashaka kugira ngo menye ujya kuhaba ujya kurwana n'ubwo buzima uva mu mujyi umwe ujya mu wundi ushakisha aho ukorera hoba ikibazo cyabaga ni amafaranga atabaga yakunyuza ukavuga uti aho bigeze none reka njye gushakira ahandi ikibazo cyari kiye reka nkubwire Malito burya uje mu gihugu icyo ari cyo cyose singiye kuvuga Canada gusa icyambere kigorana ni ukumenya amakuru yego ni ukumenya amakuru cyangwa ugashaka umuntu uwo ari we wese wakwakira akakubwira cya hano naciye hano ni nayo mpamvu twebwe hano icyo niyemeje gukora wenda hari yindi YouTube channel bakunda kuntumiramo yego uzasanga nkunda kwakira abantu mu bintu bijyanye n'akazi mu bintu bijyanye n'ama application atandukanye mu buryo bwo kwintegra muri Canada nkunda gufasha abantu yego kandi hagize abantu bakugana rwose uzabampe ari icyo bashaka ko mbafashamo kubera ubuzima naciyemo muri Canada uziko nacuruje hene di ngo guki muri Canada nacuruje hene muri Canada wacuruje ihene nacuruje ihene muri Canada nabaye umushoferi wa Uber muri Canada nabaye wacuruje ihene se gute muri Canada nari mfite company ya limousine ntwara limousine nkora ibintu by'ubukwe muri Canada natwaye taxi muri Canada nakoze mu mashyamba ya mashyamba ujya wumva ya Canada gutema ibiti gutera ibiti gukora ibindi bintu burya mu ishyamba hari utuzi twinshi dutandukanye kandi birimo amafaranga kabisa uretse ko nabonye ko abasore b'abanyarwanda n'abanebwe njya numva bano bajene b'aba social media influencer barimo badumba ngo nibyo ngo barayayora hariya rwose Dumba yabwiye abantu ibintu by'ibiti kandi bwakiye mu gitondo mbwira Dumba ndamubwira hari ibanga utatanze ntabwo ari ibyo yavuze ukuntu ubona amafaranga ariko ntabwo ari bya buri muntu wese ntabwo ari ibintu bya buri muntu wese kuko ishyamba my friend ntabwo wava muri office ngo ugiye mu ishyamba ngo ugiye kuyora amafaranga ntibishoboka kuko hariya ni ahantu ushobora gukorera 1000 ku munsi ukabyuka mu gitondo saa 12 ukagenda saa 10 1000 cy'amanyarwanda miliyoni y'amanyarwanda ukava saa 12 ugataha saa 10 ukazana miliyoni yawe ibyo bintu birashoboka kandi bibaho ariko si bya buri muntu wese ushobora kubivuga gutyo ugasanga umuntu aravuza aho hantu ngiye kuhajya oya banzu nceho ngusobanurire umenye ukuri kw'ibyo bintu iryo banga kugira ngo yabone bisaba iki ni imbaraga se ni connection niki nanjye nteye amatsiko si imbaraga ko ndava kuri mikoro njye kuyashaka si ntabwo ari bya buri muntu wese ntabwo ari bya buri muntu ushobora kuva kuri mikoro ukagenda n'ijana nuribone n'ijana ku munsi ntuyabone ari ibiti bikomeye ahubwo ukicuza impamvu usize akazi kawe ko mu mujyi njyewe nigishije gutera ibiti nafashe ibyo bita amaplot cyangwa amaparcelle kumenya kalite y'ibiti yego natwaye amamodoka y'ishyamba aho ngaho ndapima ishyamba pima amashyamba ku buryo nakubwira ati okay iri shyamba niba ari amahegitari 2 niba ari 3 agomba kujamo ibiti ibi n'ibi ukurikije ibyo bita densité visée nombre microsite ibyo bintu byose ni ibintu by'abatekinicien forestier abantu bazi ibintu by'amashyamba so ibyo byose nabikozemo ni ukuvuga mfite ikintu ushobora kugufashamo na n'ubu ahubwo mu kwa kane baratangira ngufitiye inkuru nziza we n'umuryango wawe niba wifuza kugabanya imihangayiko cyane cyane ku bijyanye n'amikoro y'ejo hazaza ukuri nyako ni uko akabando k'iminsi gace bwakibona tegura rero ejo hazaza hawe uyu munsi
Trifine aragufasha kurebera hamwe ibigendanye n'umutungo wawe ndetse no kubyaza umusaruro uko bikwiye, kubona ubwishingizi bw'ubuzima, ubw'indwara zikomeye n'ubw'ubumuga, ibizwi nka life insurance, kubona ubwishingizi bw'ubuvuzi n'amenyo, kubona ubwishingizi bw'ingendo supervisa n'ubw'abashyitsi, kubona ubwishingizi bw'amatsinda n'ubw'ibigo, kumenya ibijyanye n'inguzanyo ndetse no kugura inzu, gushaka ibisubizo ku bafite imyenda, ibijyanye na konte zo kuzigama no gushora imari zifite inyungu zisumbuyeho. Akarusho guhabwa amakuru kuri izo serivisi zose nkubwiye ni ubuntu, umukiriya nta na kimwe asabwa kwishyura. Hamagara cyangwa se ukoresha WhatsApp kuri 613 413 76 75 cyangwa se utwandikire kuri email. Erega ubuzima bwitwa ubuzima no kuri muzima. Nitwa Trifine ya Rwema, ndi umu financial advisor. Hey guys, my name is Eric Micah. Dukora ibijyanye n'ama-investissement abyara inyungu, amasirance yose y'ubuzima. Dukora muri Canada yose na Etazi Unidos. Insurance, investments, mortgages, getting into houses, all of the above. And me and my team have been, dedicated over the past 10 years to making, those dreams come true for our clients. Uri umuntu ukunda kwikorera ku giti cyawe? Uri umunyeshuri ushaka akazi kakunganira? Uri umubyeyi urambe no gusiga abana bawe mu rugo? Uri umukozi ufite akandi kazi ariko ukeneye akandi kazi ka kabiri? Twagufasha. We're offering training to advisors who might want to get licensed in this industry. And most importantly, we're helping families just get into better overall financial shape and solving some of the main issues Canadians are facing today. Turagufasha, tukakwereka uburyo ubyiga ukabona lisansi itangwa na guverinoma. Wowe rero ukeneye ko tugufasha, hamagara kuri nimero. Abantu bashaka akazi, abantu bashaka guca gutera ibiti, ukumva ufite imbaraga, ukumva ufite bakwandikire. Okay. Bagushaka. Ubwo murabyumva rero ibintu bihise byoroha cyane, no kuvuga ngo nimero iri aho ngaho. Icyo tudushaka no kugira ngo dukore ibintu mu by'ukuri bigira icyo bitanga, bigira impact bi creating muri society tubamo, cyane cyane ahangaha arabivuga nk'umuntu ufite experience yanyuzemo, byaciyemo, ubuzima yaciyemo hano, ariko nundi wese yaba abashinzwe ibintu bya mental health, abantu aba psychologist, abantu bafite ubunararibonye mu bya IT, tujye tugerageza wumva hari amakuru wasangiza abantu. Hari abantu babaza ibintu bya tax, uburyo ashobora kugira ati bino bintu rwose abantu nta mpamvu yo kugira ngo bajye gutwarwa amafaranga yana kuriya, hari icyo twabafasha. Reka dusubire inyuma gatoya kuko ntangiye kugira amatsiko y'ubwo buzima bwose. Wacuruje ihene muri Canada habaye iki mu by'ukuri? Hari ibintu umuntu abatumva. Gucuruza ihene ntabwo ari ikibazo kuko ni business nk'izindi, ariko gucuruza ihene muri Canada ni ibindi. Umuntu aramutse abyumva yavuga ati ese ni company yakoreraga baramubwira ngo nazicuruze, ni iki kibazo cyari cyabaye? Wenda nakazi wari wabuze. Nakubwiye ihene kugira udatangara cyane, ariko nkutangaje nacuruje n'imbwa. Nzicuruza ni Kigali, nafatiraga imbwa passport hano nkazimanuka ni Kigali washakiye imbwa passport abanzi Kigali. Nari mfite company yitwa Kigali Smart Dogs zari zanjye. Uretse washakiye imbwa passport uzivana muri Canada ujya kuzicuruza i Kigali, ushinga company. Kenshi gashoboka gendaga ntwaye imbwa najya kuzicuruzayo, no kuzicuruzaho kuko imbwa ari ukuntu tuzubaha, nkagenda kuzitungayo nkabana nazo. Abashaka imbwa nkabaha. Ubundi abantu kubera dukunda imbwa ntago tuvuga ko tuzigurisha. Yego. Oya birabujijwe burya. Hano ntago byemewe. Oya ku muntu ku dog lover birabujijwe kuvuga ko ncuruza imbwa. Yego. Oya uvuga ngo natanze imbwa. Natanze. Ni nko kera umuntu yavuga ngo wowe nkubwiye gutyo kubera ko nguhaye inka. Wowe nkubwiye gutyo kugira ngo ariko nakuraga imbwa hano nkazitwara mu Rwanda i Kigali. Ujya registeringa company. Nari mfite imbwa zigera, nagiraga imbwa mu gipangu zigera kuri 20-30. Ikiganiro kiratangiye kiraryoshye, ibintu bimeze neza cyane. Gusa turagaruka ku kintu kivuga ngo nyamuneka ibi bintu aba ari ubuzima. Reka twisubire ku ihene. Ntangiye kugira amatsiko y'ibintu byinshi, ntangiye kwibaza umuntu wese muri iki kiganiro arimo arashaka kumenya impamvu yabyo ni iki. Nta mafaranga wari wagwishe ku buryo wumva yuko watangira gukora business, n'ubuzima bwari bwagucanze ku buryo wavuga uti noneho iyi ni option mfite. Ikibazo cyari kiye. Ariko nakubwiye muri Canada hari ibintu byinshi. Kandi cyambere natangiye nkubwira ni information.
n'ubundi baravuga ngo utazi ngo icya mbere ni amakuru. ni amakuru. Wari uzi ko muri Canada ushobora kuba udafite akazi wagiye kuri chômage cyangwa EI, mu gihe uriyo government ishobora kugufasha ukabona ukiga ibindi bintu kandi ukabyigira ubuntu, nka permis ya kamyo ni ibihumbi hagati y'8 na 12 kugira ngo uzayibone. Yego. Ariko government irayikwishyurira for free mu gihe uri muri chômage. Iyo programme yabayeho nta n'ubu yafunguye ku bantu babishaka, umuntu yumva ko ari muri nuza yabayeho bagerageza kubarayifunga gato, none bayifungwe ku bantu bumva bari muri nuza bari muri chômage mu gihe batarabona akazi, mu gihe iyo programme barayikwishyurira. Iyo programme yafasha umuntu ukigera muri Canada ushaka kugira ngo abe yayiga ku buryo bitajya kubarwa ngo nuko afite EI kugira ngo bisobanukirwa ni kwa kundi warakoze ukaba ushobora kujya muri chômage cyangwa se mu kiruhuko, noneho ukahabwa n'ubundi leta igakomeza ikwishyura, kuko na cya gihe ubukora uba wishyura EI ni ya mafaranga n'ubundi ni ingoboka ku rundi ruhande mu gihe utari mu kazi. Noneho ndashaka kugira ngo umenye umuntu utari kuri EI birashoboka yuko yabona ayo mahirwe we? Oya. Bishobora kuba kuko umuntu utari kuri EI bavuga yuko utegereje akazi nejo wakabona uri kuri EI. Yego. Nejo wakabona ugakora. Ariko umuntu uyiriho mu gihe ukiriho ufite income yinjira, ufite ukuntu wakwibeshaho, yego, bashobora kukwishyurira icyo kintu ukaba uri kugikora. Urumva? So dusubiye rero ku ihene. Impamvu nakubwiye gutyo, nakubwiye ibintu bya information tuba dufite hano cyane abantu batazi, kandi ni information nibisaba ko mba mfite imyaka myinshi. Ushobora kuza muri Canada ufite imyaka 3-2 ukabuza akantu njyewe maze iyo myaka ntasi. Yego. Urumva? Biriho cyane kubera information ni nyinshi, noneho wowe ushobora kuba uri kufocusinga mu kintu kimwe, hari ibindi byafunguye hano utazi. Ibyo bintu rero urumva hano turabifasha, dufasha abantu nk'abo. So mfite umudamu buryo uzigo no gufasha abantu mu bintu by'ama application by'ishuri, abantu bashaka ibintu byo kuza, abantu bashaka n'abantu bari hano. Buryo ushobora kuba uri hano ufite document yawe yabaye expired. Yego. Ariko umwanya wo kugenda kugira gutya kuri utazi n'uburyo ukora application kugira ngo bashobore kuba baguhereza impapuro. Marito twe turafasha abantu rero hano baba bakiza cyangwa basanzwe bari hano bafite ikibazo cyose icyo ari cyo cyose bakwandikira, none tuba turi kumwe wenda waduhuza nabo cyane. Wenda reka tugaruke gato kuri madamu we, n'umuntu twaganiriye, by the way she's a psychologist. Ariko uretse n'ibyo ngibyo nagiye mbona azi ibintu byinshi byo gukora applications, arabizi agiye atandukanye. Ari hano ku bantu bashaka kuza, ari abashaka zimwe muri dokima za hano n'iby'ishuri, hari ababyeyi baba batazi, hari abantu batazi kwapplyinga ama EI, ibyo byose urumva. Hari abantu wese nabyo yabidufasha, applications za wese like ibintu bijyanye n'ibyangombwa ibyo ari byose arabifasha. Ubwo no kuvuga ngo abantu bashaka equivalence y'amadokima yabo y'amashuri. Nabonye twaganira byinshi kuko yamaye umwanya, ahubwo nibinashoboka uzanyemerera ngo ndaca ku mugabo kugira ngo umugore binyorohere nawe tuzagira n'ikiganiro. Kuko mu by'ukuri abantu banabisobanukirwe. Turongera tukagaruka kuri iyi podcast n'impamvu twayishyizeho n'impamvu twayikoze. Hari ibintu byinshi bigorana kandi mu by'ukuri bitagakwiye kugorana, ahubwo bisaba kugira ngo njyewe nawe tuvuge tuti turiyimye, ariko reka tugire byinshi turamira, reka tugire byinshi dufasha, reka tugire abantu bamwe na bamwe duhereza amakuru. Impamvu mbigarukaho nuko nzi neza nk'umuntu kumubwira ngo iyo uje ufite perime ukaza muri kino gihugu, perime yawe ifite experience y'imyaka irenze 10, iyo perime ushobora kuyibyaza umusaruro hano, kuko uragenda ugakorera provisoire ugahita direct usimbuka kategori ya G2 ugakorera G full.
ubwo ni muri Ontario aho ni muri Ontario nabyo babimenye muri Yeah, Quebec no muri za biratandukanye. nuza ni class 5 ni class 5 urumva ibyo byose ni amakuru umuntu araza agahangayika kandi noneho ugasanga ya perime mu gihe atarabona akazi iyo perime yayikoresha akaba akora Uber imwinjiriza amafaranga. Abantu banabisobanukirwa hano Uber umuntu ashobora kuyikorera akabona ibihumbi bye 10 nawe uri ibihumbi bye 8 ku kwezi. Emahito nawe uri kubivuga ibintu nka Dumba nka Dumba ubwira abantu ngo muje mu biti ngo hari amafaranga menshi. Uber naho isaba ibindi isaba imodoka kandi imodoka iri mu isa nk'iyawe uri nshyashya kugira ubone itarengeje imyaka 8 iri mu muhanda yego akone wakavuze urumva ko nakandi kantu uba wahishe. Izo ni information rero abantu baba bakeneye banabisobanukirwe neza. Rero impamvu ibintu tubigarukaho tukabivugaho kenshi nyamuneka abantu barahangayika akugira ngo impamvu ubona abantu benshi barwara ama depression ugira ngo nukubera iki nubwo buzima bwose umuntu agenda akanyuramo atabizi yuko adafite ayo makuru kandi nyamara ari ibintu byoroshye kugira ngo abe yakurikira nk'ibiganiro dukora avuga ati uyu muntu umwegereye hari icyo yamfasha cyane. So twikomereze ku buzima aho ngaho niho nshaka kwibanda cyane. Uti nacuruje ihene nagemuraga ihene mu ngo z'abantu bazibagira mu ngo se oya ahantu muri Quebec utwaye isaha imwe uvuye hano mu Ottawa turi nari mfite farm naranguriraga ihene nkamubwira mbagira ihene 20-30 bita abantu hari abamama burya hano reka nkubwire ni bwa buryo bwo gufasha unifasha yego reba imbeho tubamo hano hari abamama bafite abana badashobora no kuva hari no kujya guhaha ni ikibazo n'imbeho urumva babonye umuntu ubagemurira buri wa gatandatu nashobora kukugemurira inka za ihene zawe 2 bazi kasiki nkagushi none wabona amafaranga ku itariki 20 iyo mvuze ku itariki 20 abamama bazi impamvu mvuze ku itariki 20 cyane ku itariki 20 urumva bakama amafaranga yanjye urumva ukoze business kandi ku rundi ruhande ubasevingiye wa mwanya no kubafasha muri bwabo nkarabakopa uranabakopye ndabakopye kuko bazamemba kuri 20 yego urumva uyafite ni sawa bazamemba kuri 20 so urumva ibyo bintu byose narungukaga nabo bakabona ibiryo urumva nkabandi gukora business nkora n'akazi kanje urumva akona akazi nakoraga muri weekend gusa akona akazi nakoraga muri weekend nje nashakaga ikintu gishobora uziko nabaye na photographe nkajya gufata amafoto ahantu nkajya wari warabyigiye byose kubyiga nta kintu nukujya kuri YouTube najyaga kuri YouTube nkiga gusa ukuntu bafotora nkabibona narangiza nkajya kugura kamera. Ubuzima bwawe buri interesse cyane mfite amatsiko niba umugore wawe mujya kubana yarazi bino bintu byose uzaho twahuriye mu rusengero ndi umucuranzi ndi no gusemura arambona aravuga ati uriya ashobora kuba azi akazi kenshi nakoze ibintu byinshi byinshi bibi kandi urumva imyaka nk'itanu ya mbere utarasobanukirwa uri umujenyo ugaca mu bintu bibi ugagira gute ariko abantu benshi bishobora kukuviramo urumogi kwiyahura cyangwa ibibazo byabaye byinshi ibi bintu byose umutwe ukavuga ati ndarushye ndabigenza gute ntago byoroshye kuko iki gihugu hari systeme uburyo yubatswemo urebye nabi ugahitamo nabi urayoba uziko ari igihe nifuje ndavuga ati ngiye gutaha ariko uretse ko na n'ubu biracyandimo si ukuba ko igihugu cyananiye cyangwa hari indi mpamvu ariko numva igihe kirahagije kabisa nakoze muri iki gihugu nakoze ibintu byinshi igihe kirahagije igihe kirageze ushobora kuba warakoreye menshi ukaba aribyo bita igihe kirahagije igihe kirageze kugira ngo nonsi y'imbeho ubona gute
imbeho yo ntabwo nakubeshya, ntabwo ari ikintu umva nishimiye. tumara amezi 6 mu mbeho, Yeah. amezi 6 mu Ariko zuba mwebwe- rikabije. ariko mwebwe mubara 6, Mm, ntabwo ngiye mbara 6, mbara 8. mm, Impamvu mbara 8 ni gutya: iyi mbeho itangira mu kwa 11, mm, kwanza mu kwa 10 hagati, ariko Mm. reka tore mu kwa 11, mm. igakora ukwa 11 n'ukwa 12, ukongeraho ukwa 6, kuko mu kwa 6 tuba dukonje, ngo bitari cyane ariko tuba dukonje. Oya, gusa urumva atari 8 turagabanya cyangwa mugerageza kwibaranza kugira ngo tugerageza tukagabanya. Urumva iyo mbeho yose ukareba izi stress zose zihari n'ibintu byinshi ukuntu yabiheri, reka nkubwire, no kurera abana hano burya ni ikibazo. burya ntabwo ari ikibazo, ntabwo nabyita ko ari ikibazo. Hari umuco w'iwacu. Yego, aho ngaho ndemeranya Urumva? nawe cyane. Erega twebwe impamvu turi kuvuga gutyo nuko dufite ikintu dukompara nacyo. Nk'abazungu cyangwa abandi bantu badafite ikintu bakompara nacyo, babona ko ubu nibwo buzima, nta bundi buzima cyane burenze kuko ubu. nibyo bavukuyemo, Sibyo? nta n'ikindi bazi. Ariko kubona urebye nabi usanga mu myaka 16 wabwira umwana we ngwino hano akakubwira uranshaka wiki, urampamaga, wenda iwacu ntiwapfa kubikora kandi Yeah. wibeshya ukamubwira nabi. Hari ya systeme, ya mategeko arengera abana yiki, ugomba kugenda buhoro ukamubwira inshuro nk'esheshatu ndagukunda. Ni ibintu byinshi. Kuri icyo kintu uvuze, nta nubwo ari no kuvuga yuko natwe iwacu amategeko arahari kandi arengera abana, ariko tuba tuzi wa muco wo kuvuga ngo umwana imbere y'umubyeyi, umuco, umwana imbere y'umubyeyi ni ukubaha, umwana imbere y'umubyeyi ni ukumenya yuko hari ibyo atarengera, hari aho agarukira, hari amagambo abwira umwana, umubyeyi akamenya yuko atari burare mu rugo, agahora yikanga. Ariko reka nkubwire, ababyeyi tubifitemo uruhare. Sinzi ukuntu mbibona. Erega umwana arerwa n'agasozi muri iki gihugu. Yego. Urusha uko arerwa natwe. Naguha urugero. Yuka saa 11 ngiye ku kazi. Sibyo? Siza abana baryamye. Ngomba kugaruka ngakora nabo devoir. Sibyo? Si kenshi, si buri gihe. Ariko rimwe na rimwe. Nkagaruka saa 3 saa 4 baryamye. Sinagize umwanya wo kubabona. Ariko abo bana bahuye n'abagenzi babo. Yego. Babigishije ibyo utabonye uko bigisha. Bahuye n'abarimu hanze cyangwa abashutsi babo mu mabus, hari abagenda bize igitutsi gishasha, ntabwo hari ngo ucyumve wenda bari kwiganirira ngo bakosore. Urumva ibyo ngibyo kubera iki? Bwa buzima tubamo bwa buri munsi bwo kwishakisha, gushaka amafaranga. Na Canada, burya Canada mu myaka 3 ishize cyangwa 5 se kwimeza ubu. Mbere ya Covid Canada yari yoroshye. Yari yoroshye. Yaba yarakomejwe na Covid se? Yari yoroshye, ariko icyo gihe nubwo yari yoroshye icyo gihe, nicyo gihe nagiye mu Rwanda, nari ndi Kigali, ariko uzi ko noherezaga $1,000 hano i Kigali, tugafata 500 cyangwa 600. No kuvuga amafaranga ari y'amanyakanada yari make. Yari make, yego. Ariko ubu ngubu 1,000 hari yarafata miliyoni, yego, n'utundi dufaranga turenze. Urumva ko sinzi ukuntu nabisobanura, ariko gutaha byo tuzataha. Abantu banabimenye. Mu minsi iza tuzanakora n'icyegeranyo kigaragaza uburyo abantu batagomba kwibeshya yuko amahanga ari bwo buzima bwonyine bagomba kwibuka ku isoko cyangwa se aho bakomoka, kuko ikintu cya mbere burya n'ishema wagira cyangwa se n'ikintu wagiraho ukishimira ni igihe ibyo wakora byose. Hano hari abantu b'abahanga bize, bafite ubumenyi mu bintu runaka, ariko bagiye bakagira icyo babyaza umusaruro mu gihugu cyabo. Hari agaciro biba bifite cyane yuko iyo ubikora hano uba urimo kubaka kino gihugu kurusha uko wabikora iwanyu ukaba wubaka igihugu cy'iwanyu. Nabyo rero bazajya bitekereza, ushobora no kubikora hose, biranashoboka. Hari umushuti yambwiye ngo ngo umwaka utaha, ni turi 2026, arambwiye ngo umwaka utaha 2027 mfite ubwene gihugu ngo ngiye kumanuka i Kigali, ndashira taxi zanjye
nka zitatu nk'eshatu ebyiri mu muhanda ngo nikorere taxi ngo nzagira amahoro. Abantu banamenye by the way hano ntabwo abantu niba ari ukwera ubuzima tubamo no kubuzi ko ibintu byose ubyikorera. Kera najyaga biganira cyane nkavuga ngo kuri abantu bo hanze iyo baje mu Rwanda cyangwa se muri Afurika, reka mvuge kuko ndabizi abadukurikiye ni benshi. Hari abantu bari mu Burundi badukurikiye, hari abantu bari muri Congo, bari muri Uganda bumva runo rurimi turimo kuvuga. Iyo abantu bazaga ubonaga bafite ibintu byose bameze, twajyaga tuvuga ngo bameze nk'abantu bafite ibibazo cyangwa se bari busy, sinzi uko nabisobanura. Ukabona umuntu arimo yihuta aravuga ibintu byose aragira gutya, ariko ubuzima bwa hano budutegeka ko ariko abantu bamera. Kuko buri kintu cyose ukibarira ku isaha, nakoze iki, nagize gute, cyanyinjirije iki, uyu mwanya natwaye, urimo urakora ibintu byose ugasanga uri umuntu uhora wibaza, uri umuntu uhora uhangayikiye ibintu. Reka tugaruke gatoya ku kintu wavuze uti nagize gutya mfata icyemezo nshakira imbwa pasiporo njya kuzicuruza mu Rwanda. Umuntu yumvishe gusa ngo nshakira imbwa pasiporo ni iyindi story ubwayo. Yari 600 ibyangombwa byayo kugira nyimanure. Imbwa imwe yamfashe 600. Imbwa imwe wayishyiraga 600? Inkingo 3 n'ikindi cyangombwa kugira ngo hamwe n'inzu yayo, ahubwo amafaranga ajya kugera ku 1000 umbwa imwe kwimanura. Ubwo se mu Rwanda imbwa ariko nuko zari nini, byari ibibwa binini. Nashatse gutwara ibibwa binini kugira ngo bitangore. Nese ntabwo byagusabye indege yawe? Oya, mu ndege isanzwe twagiye mu ndege imwe. Hari na service yo kuzigaburira mu ndege. Yego. So mu ndege barazigaburira. Ugenda ukashira ibiryo byazo hariya, ari ibiryo ushaka cyangwa bo bazihe ibiryo byabo, cyangwa ukababwira ugakora liste y'ibiryo bashobora kuyiha. Uko dukoze escale nako bagenda bazigaburira, amazi abahari baziha amazi. Kuko ari nini, uva hano mugahura nazo i Kigali, ariko zahariye zimeze neza. None si ikintu nibaza Mana Nyagasani, imbwa yaguhagaraga hafi 1000, ubwo ni ukuvuga yuko hungukaga mangaye? Kuko urumva ese Kigali wabonaga umuntu uguha 1000 kumbwa? Imbwa imwe ikibwana ni 500 niba ushaka kumenya. Wowe imbwa zarageze zirabwagura? Ibwagura 2. Yego. Ugomba ushatse na 3, ariko n'umubyeyi agomba kuruhuka. Urumva imbwa igomba kuruhuka 2 karahagije ukegaburira neza. Kandi nabibwana biza munsi ya 6 kugeza kuri 12. Usko cyakina ari business. Urumva ntangiye kubyumva. Noneho ufite ingore 3 enye zigomba kubwagura buri imwe 2 ku munsi, ariko bisaba imbwa za qualité. Apana imbwa ziriya zishonje turiya no oya. Imbwa wenda ndaza wenda ndaza kuzikwereka urebe. By the way, ari n'abantu banzi yo kucuruza imbwa. Urumva kariya kihene wenda naka hano batari bazi. Ayo mafaranga se yarabonetse hari uwariyeho ku buryo wavuga uti bro arabizi. Nta muntu wangaga imbwa. Burya tubivuge buhoro atanatwumva. Sinzi niba zumva ikigeno. Umudamu wanjye yagaga imbwa, ariko yageza aho atangira kurya amafaranga y'imbwa. Arambwira ngo zana n'izindi. Madamu wanjye ku mafaranga y'imbwa. Umva ngubwiye, yari amafaranga y'imbwa akambwira ngo zana n'izindi, kandi mvana imbwa muri Canada naramuhishe. Mvana imbwa muri Canada ntago yagomba kubimenya kuko yari kunyica. Izo mbwa uzitwaye? Nagiye nshaka imbwa buhoro buhoro nditonda. Zarinde zifata indege turira i Kigali, aje kumfata ku kibuga cy'indege ndamubwira buretse hari abantu twazanye, abona imbwa ziraje. Wanze kumbwira ko ari imbwa kugira ngo atagusubizayo? Yari kurakara. Agezeyo ndamwigisha ndamubwira nta kibazo, urumva ibiki. Izindi mbwa ziraza, ako kanya abona imbwa zigeze kuri ku 8-10. Avuga ngo ibi ni ibiki? Atari ko bifite ikibazo. Ibi ni ibiki?
ariko nari nzi ubwenge kuko iyo mbwa nayizanye mu kwezi kumwe igomba kwita bwagura. Urumva ayo mafaranga rero my friend nahise nshaka abakiriya kuri za social media nari narabafite bashaka imbwa baraza ndabagira nimuma amafaranga muyahuriye muyahe madame namubwira uza amafaranga uri kurya we nayimbwa okay ngo none se bagwaya ngaye ndamubwira none nureba kariya kitwa Luna nureba kariya kitwa Sky nureba kariya kinuza so nje ndagiye rero ngiye Gisenyi hari ndambuka Igoma ngiye kuzana izindi mbwa abaza gufata imbwa urabahiriya nababwiye yakabona momo eraje piu ibihumbi 2 miliyoni 2 none se ko ndi kubona amafaranga nabaje gufata imbwa bagafata imbwa bakagenda arambwira nambwiye nonze ugiye kuzana ko nari ngiye kuzana ari imbwa nari ngiye kuzana Igoma imbwa arambwiye ngo uraza nimwe gusa ndamubwiye kuri ubu ndansa nimwe urumva bivuga ko ababaye ashaka nyinshi ko ziza so muri make nibyo hari abantu benshi batazi buri gihe ikintu cyose wakibyaza umusaruro Malito ubuzima turimo unafashe ni telefone urabona iyi telefone ushobora kwicara ugatekereza burya ikintu abantu badakora iyo batekereje bagera ahantu ibitekerezo bikarangira cyane sibyo cyane rwose ariko utekereje cyane witugera noneho ahantu hari umusaruro mu bitekerezo uwo musaruro mu bitekerezo niho tutagera cyangwa se ukanatekereza neza ariko imikorere ikabura voilà ku kintu uvuze ndemeranya nawe cyane abantu ubu ugiye kureba abantu amayide baba bafite ibitekerezo bafite nzakora iki nzagira gutya atekereza buri munota bavuga ati ikintu nzagikora ariko wasanga intambwe yateye kugira ngo akore cya kintu ugasanga urayibuze neza ugasanga ntayo hanyuma rero ndabona ikiganiro gikomeje kuryoha ariko nanone muraza kutwemerera duse nkaho tugenda tugana ku musozo kugira ngo ibintu bigende neza cyane noneho tubicishe n'amatsiko yo kuzamenya ubutaha uko bizaba bimeze ndashaka kugira ngo tugaruke ku kantu ko kuvuga ngo niyemeje ngiye mu biti kuko kwiyemeza ngiye mu biti reka nkubwire uri muri Canada nta kazi na kamwe kaguye ibiruhuko birenze amezi 2 ngo ugiye mu Rwanda uragaruka bakwirukanye cyane rwose biri mu bintu bituma n'abantu benshi batagenda ugira bazaguhe kereka uvuze ngo wapfishije mubyeyi cyangwa iki wenda bigaragara kandi nabwo bagusaba supporting documents bigaragara yuko ibintu byinshi so ndeba akazi ubundi ngewe nizi bintu bijanye na bintu bya paramedic ibintu biri muri domaine de santé muri domaine ya santé niyo nize ibintu bijanye no kwa muganga so ni nabyo nakoraga hano natwaraga ambulance bisanzwe ndi mu no tugeze igihe n'ubuzima bwa hano umudamu atwara inda agiye kubyara reba umwana wa mbere reba umwana wa kabiri uravuga tuti ni ukuvuga ndahagarika akazi uhagarika akazi biragorana dusange ko hari ahantu habuze ikintu kimwe none se ni cyari igihe cyiza cyo kugenda ukaruhuka mu Rwanda cyari igihe cyiza cyo kugenda ukaruhuka mu Rwanda ndeba agenda mu Rwanda ndeba ukuntu nzava ku kazi ngo ngiye mu Rwanda icyo gihe nicyo natangiye kubaririza ndabaza ibibanza za Bugesera by the way Bugesera na ahantu dukunda kuba iyo twagiye ahantu bita mu Karumuna yego ndahazi cyane ni naho twari dufite burya imbwa twari dufite imbwa uretse ko twaje kwimuka tuzimurira Kicukiro ahantu Kicukiro ahantu bita ndayibagiwe sibyo nashatse kuvuga so tugenda hariya batangira kumbwira ariko ndamambwiye ngo uzi ibintu biri hano umva nawe yari amaze imyaka igera kuri we amaze imyaka 26 muri Canada so yari amaze igihe kinini ngo uzi ko umuntu yashira udufaranga hano tukagira gute ukunda ibintu bya business nambwira ndaje ariko ninza aka kazi ndakareka gute no kuma konje barayanga ndavuga urabizi njya numva ahantu mu mashyamba bakora amezi 3 4
ndamubwiye ngiye gusezera aka kazi, ngiye gutangira ubundi buzima bushyashya ntarakora. Nicyo gihe nagiye mu mashyamba ya Quebec kugira ngo mbone umwanya wo kuruhuka amezi 3 nyakore, kuko nyuma y'amezi 3 tujya muri chômage yego muri iyo EI. Ndavuga ati iki nicyo cyanyemera kugira ngo mite naha nk'amezi 7. Mvuga ati ndibagiwe. Urumva nicyo cyatumye ngiye mu ishyamba. Ndavuga ariko navuga ngo ngiye umwaka umwe, ariko ngezeyo my friend asanze amafaranga ndeka ibintu byose. Ariko icyo gihe ngo yarahari, ubu ngo biragoye. Ubu ni bigoye. So kuvuga ngo biragoye, ama companies menshi burya yahise agabanuka. Niyo mpamvu bita ko bigoye. Yaragabanutse na nyuma ya Covid. Rega urebye na Canada nyuma ya Covid ibintu byinshi byarahindutse. So ibintu byinshi byarahindutse, hari transition yabaye yo kuva mu cyo Canada yatakaje kugira ngo yongere yisubize ibintu nk'ibyo. Usanga ibintu byinshi ibintu birahenda. Ubu sigaye uja mu isoko ugiye guhaha 300 ukazana breakfast y'abana bashobora kurya iminsi 2 gusa. Ariko kera wagenda ugahaha, ariko ubu na 300 ni wayahisha ugiye muri Costco. Ntago bishoboka. So ibintu byinshi byarahindutse. No mu mashyamba rero company zabaye nkeya. Ariko ibintu n'ibya company zabaye nkeya, abantu baba benshi. Umva bigasa nkaho ama contract abantu barayafashe, kandi buri bantu usanga kandi haroroshye by the way kwifungurira company yawe mu ishyamba. Ukaba autonome, ukikorera, uragenda gusa ugafata ugashaka abakozi bawe mugakorana. So ni ibintu nk'ibyo, ariko aracyari amafaranga arahari. None se tugaruke gatoya akantu ko kuvuga ngo ibintu badukanga baduhabura, ngo usanga ngura n'inzoka ngo zirukanka ngo na wolf. Ibyo bintu ni ukuri cyangwa ni ibintu bagukanga nyine kugira ngo uve ku bintu bikaze, ari ibintu bya danger? ngo ntago byemere kujyana, ngo ntago wajya ngo mu ishyamba ngo ugiye gutema ibiti ngo ugende ngo ufite ngo ibiryo ngo birimo isosi. Ibyo bintu nibyo? Ibyo nibyo nakubwiye kare. Wa dumba bwira abantu by'ishyamba hari ibyo yabahishe. Ibyo birimo. Ngiye nkubwiye ko niboneye icyo bita ours bear iri kumwe n'abana 2. Turarebana gutya. Ngira ubishoboye no gushira ifoto y'iyo ours bakayireba. Kuri nusa urayifite? Oya, wowe ushoboye kuyishiraho bamenye iyo ours icyo. Yego nta kibazo rwose. Wayishaka ukayishiraho. Ndayireba gutya, bavuga ngo ubwoba butuma umuntu yinyarira. Sindi umugabo se, simbivuye kuri televiziyo yawe. Nari nyari. Nukuri kw'Imana. Narerebye gutya, kirandeba ndakireba. Wagiye gutema ibiti? Kirandeba gutya ndakireba. Oya, sinigeze ntema ibiti. Wari urimo kubitera? By the way, reka ngusobanure. Nagiye mu byo gutema ibiti. No, gutera birananira. Ntago byoroshye. Umwaka wa 2 uko company ifite ibintu byinshi ushobora kuyiga. Yego. Umwaka wa 2 sinajya mu byo gutera, ahubwo njya muri staff yo kwiga amashyamba. Noneho kwiga ni gute ugabanya amashyamba, ni gute upima amashyamba, ni gute wigisha ibintu byo gutera, ni gute utwara abantu mu mashyamba. Umva ntago ni naratemye nk'umwaka umwe, nateye nk'umwaka umwe, ariko ibyo ngibyo ndabirenga njya gufata kandi kazi, fata utundi tuzi two mu mashyamba bitari muri ibyo byo gutera cyangwa. Harimo option nyinshi z'ibintu umuntu yakora. Hari n'abantu batema, wumva ngo batema, ntabwo ari ukuvuga ngo urafata igiti ngo ugiye gutema. Oya, hari n'ibikamyo bihari abo bita ababicheron. Ni abantu bafite ibikamyo binini bya bindi bishanze ibiti byakuze cyane, none cyo kiraza kigatema, cyarangiza kikabikokora gutya, cyarangiza kikabifata cyonyine kikagira gutya. Ntabwo ari ibintu ngo uragiye uratema. So nibyo bavuga gutema ni ukubagarira. Iyo abateye iyo bamaze gutera nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5, urumva ibitsi kuko bikomeye bikura gake, ariko ibyatsi bigakura cyane. So rero iyo abantu wumva ngo bagiye ibyo twakwita ibihuru cyangwa se iyo abantu bagiye wumva ngo bagiye gutema, agiye kubagarira ibyo bihuru nibyo agiye gukuramo kugira ngo buri metero 2 batera ibiti. So ibyo ngibyo nibyo agiye gukora, ntabwo agiye gutema ibiti. Abatema ni n'abandi bandi.
urumva nibyo bita gutema ariko si ibyo kandi bishura ku ma hectare uko uzi kwihuta hectare imwe niba uzi kwitema vuba bayishira ku gihumbi badakora n'amafaranga amwe ntibashobora gukorera amafaranga amwe ushobora gusanga hectare imwe bakayishira igihumbi hectare ushobora kuyirangiza ufite imbaraga zawe urayirangiza imwe wenda n'igice cyangwa ebyiri biterwa nawe ubwo kubise 2,000 umunsi umwe ubwo ni hectare. So hari amashyamba bita amakreme rero amakreme ni ahantu ibihuru bidahari ukagenda kabisa nka metero 4-5 nta gihuru gihari ni ukuvuga ako kanya biguhaye gukora ibintu byinshi gukora ibintu byinshi ugasanga niyo umva ngo hariya hari amakreme ni ukuvuga wagiwasa n'abatera ibiti nabyo nuko gutera ntabwo ari ibintu byoroshye ibaza igiti kimwe bara rimwe kugeza kuri 5 1 2 3 ugeze kuri 5 urebe ukuntu birushya none fata ibiti igiti kimwe nibara amasente 15 none ufata igiti wunama ucukura ushiramo wongera ugenda metero 2 ushiramo none ugeze ku biti 5,000 ugira ngo ubashe kugeza kuri 600 700 umva ibyo byoroshye maze bakubwire ngo genda mu ishyamba abanyarwanda benshi bariruka baragera bakavuga ati ndatashye na 20 yabonaga mu mujyi ku isaha agatangira gukorera 5 ku isaha bikamunanira agataha. Ntabwo ari akazi ka buri muntu wese ni nayo mpamvu ugomba kwiprepara mu mutwe mbere yuko wumva wishyamba batugane tubasobanurire iryo shyamba rimera gute ni ikihe kintu cyagushoboza kugera muri iryo shyamba. Urumva ntabwo ari ibintu ngo ugiye mu ishyamba ngo ndagiye nta n'ukwezi wahamara. So iyo beya rero uhura nayo ibyo nagiye kukubwira usuhura nazo inzoka zirimo urumva inzoka ziri hariya ujya kugera ugahura n'inzoka urabigenza gute inzoka ukayireba hari imvura my friend niba tugutwaye mu ishyamba tukagusiga mu ishyamba saa 1 za mu gitondo turaza kugufata saa 10 dutashye za nimugoroba ugize ikintu ba ntufita dushobora kuza tuza kugusura tureba ko hari ibintu ukeneye hari ibiti ukeneye tukaguha ibiti tukagira gute ariko tuza kugufata mu masaha imvura uko yakubita uko ariko kose ngo n'amasaza amasaza inzuki ugera ahantu ugasanga uza amavubi usiga umuntu saa 1 za mu gitondo wajya kumufata ugasanga itama riri hano ugutwi kuri hano waba iki inzuki zamuriye yabuze umuntu umufasha. Nk'ibyo byose si ibintu bakubwira ngo biba mu ishyamba ibyo byose ugomba kubisobanukirwa ukagenda ubizi uretse ko hari imiti yabyo hari amafile abantu bambara kwirinda ibyo bintu byose ariko ibyo bintu byose ni ibintu ugomba kumenya. Ntabwo ari ukugenda ngo ugiye kuyora amafaranga my friend ntabwo bibaho ntabwo bibaho ugiye muri formation yindi irushi ya gisirikare. Ngufitiye inkuru nziza we n'umuryango wawe niba wifuza kugabanya imihangayiko cyane cyane ku bijyanye n'amikoro y'ejo hazaza. Ukuri nyako nuko akabando k'iminsi gace bwakibona. Tegura rero ejo hazaza hawe uyu munsi. Trefine aragufasha kurebera hamwe ibigendanye n'umutungo wawe ndetse no kubyaza umusaruro uko bikwiye. Kubona ubwishingizi bw'ubuzima, ubw'indwara zikomeye n'ubw'ubumuga. Ibizwi nka life insurance. Kubona ubwishingizi bw'ubuvuzi n'amenyo. Kubona ubwishingizi bw'ingendo supervisa n'ubw'abashyitsi. Kubona ubwishingizi bw'amatsinda n'ubw'ibigo. Kumenya ibijyanye n'inguzanyo ndetse no kugura inzu. Gushaka ibisubizo ku bafite imyenda. Ibijyanye na konte zo kuzigama no gushora imari zifite inyungu zisumbuyeho. Akarusho guhabwa amakuru kuri izo serivisi zose nkubwiye n'ubuntu. Umukiriya nta na kimwe asabwa kwishyura. Hamagara cyangwa se ukoresha WhatsApp kuri 613 413 766 75 cyangwa se utwandikire kuri email. Erega ubuzima bwitwa ubuzima no kuri muzima. Urumva? Ntabwo byose. Aho ngaho rero niho ahantu ujya kubona ugasanga tujye tubigarukaho abantu bakavuga ngo ngo none se ko icyo bivuga ngo nuko mwebwe muhari mwagezeyo. Tujya tubigarukaho tubwira abantu niba ubona hari ubuzima bayeho waba uri mu Burundi waba uri mu Rwanda waba uri mu gihugu runaka cyo muri Afrika
ariko ukabona ko ubwo buzima hari ukuntu ubayeho neza. Hano bafite amabizinesi yabo bameze neza rwose, barimo no kubyaza umusaruro ibikorwa bakora, bahereza bapayinga tax cyangwa se bishyura imisoro, batanga akazi ku baturage, ariko ugasanga umuntu arifashe iyo kampani arayifunze. Icyambere cye yari ifitiye akamaro igihugu, yari ifitiye akamaro abaturage, yari ifitiye akamaro noneho mu buryo bwa serivisi ikenewe. Urumva, noneho yari ifite akamaro mu buryo bwa serivisi ikenewe. Wowe urifashe ngo uje muri Canada, uje muri Amerika, ugafunga ibyo bintu byose, ibyo byose ukabifunga, yaza ubuzima bugatangira bukamukubita. Information hano ikintu cyo twababwiye deformation, ibyo bazajya bakimenya, ikintu kitwa icyubahiro hano muzakibagirwa. Ngo ndoyu nguyu ngo nahoze meze gutya, ngo ndashaka kumera gutya, ngo ndashaka gusa gutya, ibyo bintu rwose forget about that. Hano ugomba kuba umukozi, ugomba gushaka ubuzima, ugomba kumenya yuko nta hano ni hahandi umwana arira nyina ntiyumve. Ibyo bazajya bisobanukirwa. Ibyo ngibyo nibuka umushuti wanjye uri Montreal, wenda arakurikira ikiganiro, yari umucamanza muri Kigali. Yego. Rambye nabiye umucamanza imyaka 20. Ngo sinari nzi ko ningera muri Canada nakora aka kazi, ngo ariko nagakunze. Ngo nagakunze. Ubwo twahuriye mu biti, ni inshuti yanjye cyane. Twahuriye mu biti arambwira ngo nagakunze, ngo aka kazi nagakunze, ngo kanyigishije. Ngo nambwiye ahubwo uragashoboye. Umuntu umaze muri office imyaka igera kuri 20, ukaburi hano isazi zagukubise zakuriye, ukaba urumva uragakunze neza. Ubundi tugerayo mu cyumweru kimwe amaguru aba yabyimbye. My friend, ugenda ibirometero bigera kuri ingaise, ugenda mu mashyamba, imisozi, urira wikoreye mu mvura muki, ni ibintu birenze igisirikare. Ibyo amashyamba hano ni ibintu birenze igisirikare. Ntago wavuri musongarere mu Rwanda nguraje hano ngo ngiye gukorera amafaranga. Abanyarwanda benshi mbona hano. Ariko by the way, tuzafata undi mwana, tuzafata n'umwanya tujye muri ibyo bitari singize. Tuzafata, nzagutwarayo, tugende. Nukuri reka tugende urebe ukuntu bimeze. Reka batangira ryari mu kwa 5 rwose. Ibi bintu tuzakora ibishoboka, turabibijeje. Tujye mu biti turebe ubwo buzima bwo mu biti, tureba ibyo bintu byose nk'uko bivuga, abantu babisobanukirwe. Gusa nanone ni byinshi twaganira, ni byinshi twavuga. Ubuzima bwo ni bwinshi, ngira ngo nabyo ndabona byasaba ko tubisabira indi episode. Ibyo byose wanyuzemo, aho hose wabaye, numvishe twigeze kuganira, mbwira ngo wabaye na za Windsor, ngo wabaye na za Karigari, na za ki. Ubwo buzima bwose wanyuzemo bwakwigishije iki? Ubuzima bwanyigishije ikintu kinini bituma ndiwe uwo ndi uno munsi, no kubera ubuzima bwose naciyemo. Ibi nabukuyemo byatumye yuko ubu nona mfite ubuzima, noneho mfite icyerekezo cyiza kitarimo mistake. No kubera ubwo buzima, friend. Uzi kugera muri iki gihugu, nibuka muri iki gihugu narindi muri universite mu mwaka wa mbere, ciye ahantu mbona banditse car loan, sibyo? Dareba ndavuga ibintu by'amadeni sinari mbizi, ninjiramo hariya ndamubwira none se bimeze gute? Ngo nukureba credit yawe niba imeze neza turaguha imodoka. Ni nayibona ngo niyo ushatse drive license, ufite drive license? Ndayifite. Ngaho ndebera mushere, yarambwiye ngo umva ubaye approved ku madolari 30 ibihumbi 35. Nona niye modoka ushaka? Ndamubwira no, ibyo ntago bishoboka. Ibyo se bibaho? Ukagera ahantu bakakubwira iyi modoka ya loan turayiguha. Gute se nkoziki? Ibaze uri umunyeshuri, ufite akazi ka part time kandi ugakora rimwe na rimwe, sibyo? Neretse income yanjye, ahandi ndabeshya, ahandi ubona amafaranga ninjiza gutya na gutya, sinzi ko ndi kwishira mu mutego. Nibya binatangiye gukubura buriya information nicyo cyambere muri iki gihugu cyane. Kandi nabo babonye yuko hano kuntu nabonye bameze bo, they don't care as long as waberetse yuko you can. Banizera no mu byo uvuga kenshi hano ni warabibonye.
cher ibyo babwiye nibyo bakurikiza imodoka barayima sinyitwaye nibyo kwishyura sinari mbizi bamaye n'ibipapuro na nibyo nasomye sinya hano ndavuga ati mvuze induru ndavuga ati we murihe igihugu ni uwo munsi sinagiye nari mfite akazi ngomba kujamo sinakagiyemo ishuri mari cyumweru najyayo ngomba kugenda abashuti banjye babanze bose mbahe ride mbatware bose umusore w'imyaka 22 yibaza biragenda gute mfite imodoka ahubwo naje banyibutsa ko ngomba kwishyura nyuma y'amezi nk'atatu ati uri kumisinga payments bimeze bite kandi aho zifite charges kubera yuko butarishyuye zigenda noneho ziyongera ibyo icyo nicyo kintu cya mbere cyanyakiriye kwanza muri Canada bam kibaza biragenda urabona hano na hano uvuga ngo iriya magaze ni y'abakire iriya ni y'abakene iyo twese system idushira hamwe cyane aho ku mufuka niho hataba hamwe ariko system ikadushira hamwe none ndareba ndavuga ati biragenda gute umva icyo nicyo kibazo nicyo cyanyakiriye ngiye mu mwaka wa kabiri ngiye gusaba loan ku ishuri barambwira ngo ufite ibintu by'agaciro nago twaguha loan ubwo ni car loan simenye ko isi mfungira igikuta cyo kongera gusukumeza amashuri yego kandi iyo modoka ndayishira he nayisabiye iki utangira kwicuza ni wayisubizayo niba yakira ntago bayifata urumva icyo kintu rero udafite umuntu kwakira akoze mu mutwe akubwira ibibazo by'iki gihugu my friend uratakaye kandi ibintu utazi aho uri kuja ari yabaca umugani ngo utazi icyo uri nugemenya ngo utazi yava ntamenye yaje voilà ugomba kumenya aho wavuye mbere yuko utangira gushakisha aho hantu hose nibyo bibazo umbajije ibyo nahuye nabyo muri Canada ariko byose kuba narabirenze bitaranjanye mu nzoga nibinjanye mu matabi nibinjanye nkaba mfite ukomeze hano nkaba mfite umuryango umeze neza n'Imana irimo nabura kurangiza nkubwira ati icyamfashije nabaga ndi mu Mana mu byo nakoraga biriya byose nagendaga ndi mu Mana cyane ko n'umugore mwahuriye mu Mana n'umugore twahuriye mu Mana nabaga ndi mu Mana nkagenda nkajya gucuranga nakunda kuririmba nkaba ndi mu Mana activity zanjye zose ni mu Mana ngira ngo ibyo byaramfashije bikanzana hano bikangeza hano aho ndi nibyo muri make nakubwira hari ubuzima umuntu acamo hari ibintu byinshi umuntu acamo akavuga ati iri ni isomo ry'ubuzima akavuga ati nyamuneka iyo ntaza guca muri ibi ngibi ntabwo nakabaye ndi wundi we kandi nawe wabigarutseho kuko nanone burya hari abantu bazi yuko ubuzima ngiye mpora mbibabwira there is no shortcut in this life you have kandi nkababwira ngo iri jambo mpora ndigarukaho sinzanareka kurivuga life is what we make it to be not what we expect it to be. You know what I mean? Like ubuzima twebwe n'icyo twebwe tugira ubuzima ntabwo ari icyo twiringira ko kiba ubuzima kuko expectations we have, dreams we have, goals umva buri muntu umubaje yakugira vision, mission, thinking ye ibiki byose ariko at the end of the day ugomba gutekereza ukavuga ati ariko ni njyewe mbere y'ibindi byose ndinde ndasabwa iki ndashaka iki nakigeraho gute izo hasi rero ubwo buzima bwose ni bituma ushobora kuvuga uti nanjye nshobora kuba uwo nshaka kubawe so reka mbabwire ngo tuzajya tugenda tugaruka ku biganiro nk'ibi tugaruka kuri topics nk'izi ngizi n'imi nakunda rwose umuntu bita Gisa tuza turi kumwe kenshi kuko afite byinshi yasangiza abantu afite byinshi yaciyemo hari ubuzima rero usanga abantu hari abantu badukurikiye bavuga bati mu by'ukuri uyu muntu arimo aravuga nkumva ni ngiye arimo kubwira nkumva hari isomo mu by'ubuzima arimo kumpereza so ngibyo rero yanatwemereye ko tuzaganira na madamu we cyane cyane ku bintu by'ibibazo bitandukanye cyane cyane ubwo psychology ireba nanone kuri mental health kareba ku bintu byinshi kareba ku bibazo byinshi nyine bijyanye n'imitekerereze n'imibereho ya muntu wanabyigiye impamvu ibi tuba tubigarukaho ni uko hari abantu benshi baca muri ubuzima ariko n'impamvu mba nsabye wenda ko twagira akantu k'agatestimony kuri wowe ni ukugira ngo batumve yuko batakubona bakavuga bati uriya muntu aravuga ko ari hariya aravuga ariko iyo amaze kubona yuko kugira ngo ujye kuba uwo we hari ibyo waciyemo hari uwabaye we hari za challenges z'ubuzima wagiye ucamo aravuga ati ese burya wa mugani
buri kintu kugira ngo umuntu akigereho arakiruhira ku rwego rumeze kuriya. Mm. Nkeka yuko uvuze ngo wakoze umwaka umwe mu biti utema ibindi ugira gutya utera ibindi, ariko umuhaye amezi 2 Mm. nako ni menshi ari hariya yavuga ati impamvu mbivuga ngiye hari bagenzi banjye nzi inshuti zanjye Mm. bageze hariya barambwira ati oya, niba ufite na gahunda yo kuza byibagirwa iyo batinze bamara icyumweru kimwe agahunga. agahunga. Mu cyumweru kimwe Eh, agahunga. so ibyo byose ni isomo ry'ubuzima, bajye bamenya yuko kugira ngo umuntu agire icyo ageraho Mm. agiharanira, kandi koko icya mbere ni amakuru, kuko iyo washatse kugira ngo umenye byinshi Mm. fata umwanya wawe urebe abakurusha iyo experience y'ubuzima cyangwa se abakurusha ubumenyi runaka, Mm. nawe ugira icyo wiga. So urakoze cyane Gisa, tuzagenda tuganira byinshi, hari topic nzagutumiraho nyinshi, hari Urakoze. ibintu tuzajya tugenda tugarukaho. Hanyuma reka nongere mbibutse yuko mu minsi iza nk'uko nakomeje kubateguza, hari YouTube channel tuzadupininga hano izajya igenda irebana n'ibintu nk'ibyo ngibyo byose bifasha ibintu bijyanye na ma relationship, Yeah, relationship, ubuzima bwa hano muri ubuzima bwa buri Canada, munsi, cyane buri rwose. munsi ya ibyo byose Tuzajya tugenda tubigarukaho bidatinze rwose. Mu gihe muri uku kwezi kutararangira muratangira kubona ibyo biganiro. Icyo tuba dushaka no kugira ngo tugire ikintu ducreatinga cyangwa se impact duhindura, ducreatinga mu bantu, abantu bamenye bigire impact mu bantu, bavuge bati ariko bino bintu bimfashije iki, ibi bintu binyigishije iki. Hari abantu tubona b'abanyamakuru, aba influencer, noneho YouTube zaziye ndakubwira ibyabaye ibindi umuntu akajya aho ngaho aravuga ibintu, ariko abana barangiritse, uwakagize ubwenge yatangiye guhinduka. Kubera iki? Imvugo ukoresha, amagambo ukoresha, ibyo uvuga bidafite umumaro, ahubwo byica n'umwana ukiri mutoya wakagize icyo atekereza kimufitiye akamaro. Ibyo byose rero ni twebwe natwe tugomba kugira uruhare kugira ngo bya bintu tubikumire, ahubwo tubahereze ibyabafasha. Reka ngushimire kandi kabisa uraje, wakoze kuntumira. Reka nkubwire ngo wowe rero udukurikiye ushaka kugira ngo ube wakoresha hano hantu tukorera, feel free, andika kuri nimero uvuga uti ntuye muri Canada, ndashaka kugira ngo iyi podcast yanyu rwose nanjye nyaccessinge. Iyi ni iyanyu, ntabwo ari iyacu, ni iyacu twese, ni iyanyu, ni iyacu twese, kugira ngo tubikore. Yego tubikora in a business way cyangwa se mu buryo bwa business, ariko icyo tuba dushaka ni ukugira ngo ari wowe ibyo ushaka ubigereho, ari natwe nk'abantu bashoye twunguke. Niko bimeze, nta shortcut. Uvugishije ukuri kabisa. Niko bimeze, uvugishije ukuri. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane, nyagasana abane namwe kandi byose bibahire nk'uko mubyifuza. Blessings, ciao ciao. Emelito is my name. Share, comment, like, and subscribe on Emelito TV.